Ozzy King Show paka last. Yes, ladies and gentlemen, mumeze mute, it's your boy Ozzy King ndabasuhuje kahiganiza naramushishiye kuri kanoka. Yes, remember to subscribe, niyo mwanya mwiza wo kuba wabikora. Uyu munsi nabazaniye umuhungu aje kuba kubita afro papa beat batemu vuba. Zamura volume ababiri hahinduka umwe ngo ngwino urebe, wongeze volume ureke mbakube kintu mbakome fresh. Yeah, dore turi mu bantu irekura unyeganyega unyereke ko turi kumwe. Reba buri umwe ari kumwe nuwe, ababiri hahindutse umwe ngo ngwino urebe. Ibiri hano hantu buri umwe afashe uwahubwo n'abandi baraje. Ngere visho igeze ndabona ariyo yanjye. Eya zamura volume, zamura volume, zamura volume, zamura volume, Yes, uyu mungu mwumvishe mute, nizere ko mwamukunze. Ikindi muba mubizi ko muri intro tuba turi gukora tuvuga ngo show mpaka last. Niba twakira umutumirwa wacu akabakubita kapera akabatamu, mujye mumbwira ngo tumugarure. Umuhungu mwumvishe mute, tumugarure cyane tumugarure. Twakomeje, ciao ciao. Ozzy King Show paka last. Last morning numvishe ijwi ryawe, numva nishimye mo. Tonight since ko abinkora ngo ntuza. You see sinabyegereje umutima biri romantic, dore biri kwijyana. You know me nambaye umubiri aho bigeze urabona ko kikuri mu mubiri. I say wow. Yeah, yo, I say wow. Yeah, yo, what's up everybody? It's your favorite artist, the Badman. Nyita Simba Kivuma, nishimiye kwakirwa kuri Ozzy King TV. Nanjye nkabaha ibihangano byanjye, murakoze cyane. Simba Kivuma, bimeze bite brother? Kuma wanzu batemu. Ikindi gusanzure feel at home. Yeah. Si wagwan? Yeah, bimeze neza. Fresh kabisa. People from Musanze people from Byumba Gicumbi, nizere ko bari bukwakire neza, abanyakigali bakwakire neza, abantu bose bakwishimire. Uyu munsi rero twakwakiriye kuri Ozzy King TV kugira ngo duscreeninge impano yawe, ugaragaze ibihangano byawe, ubundi abantu bakwishimire. Umeze ute mbere na mbere? Meze fresh. Suhuza abantu bagukurikiye. Ndabashuje cyane n'abakunda ibiganiro byawe urabasura. Abakunda indirimbo zawe. Abakunda indirimbo zanjye. N'abakunda ibiganiro bya Ozzy King. Abakunda ibiganiro bya Ozzy King. Yes, the one and only Ozzy King, the biggest street promoter. Abakunda ibiganiro byanjye turabasuhuje. N'abakunda indirimbo zanjye nabo turabasuhuje. Amajyepfo, amajyaruguru, Burasirazuba ndetse n'Uburengerazuba n'umujyi wa Kigali nabo turabasuhuje. Na diaspora turabasuhuje. Ubundi babaze ngo mwariye. Mwariye bakwishimire hasi hejuru. Rero umwanya wanyishimiye yabamemukiye, umwanya wo guscreening impano y'umuntu tumuha umwanya kidara akakubite poruguru hirya papa. Man, niba uvuze ngo nzanye afrobeat itandukanye n'izabandi bantu cyangwa se niyo zazimeze nk'izabandi, ariko mfite umwihariko wanjye. Mbabarira. Umwanya n'uwawe. Ujye unabibutsa uwuriwe ubabwira ati ninjye njyenyine, munkurikire, mundebe, munkunde, munyishimire. Batema kandi kantu kamwe ubundi noneho dukomeze ku bibazo bijyanye no kugira ngo tugaragaze boro zawe. Izaba udashirirora mubiri utemba itotore kankwerurire. Anatagari sinjya mbumva, reba ufite baby face uranze sinjya mbeshya. Uwo mubiri wawe sinzi icyo nkubona, mari kwicyo uhetsemo gipima toni ntanakigwa. Reka uwo mutima wifitiye nzawuturemo. Oh baby give me my love, never give you your love. Ngaho nyereka amaji nanjye nkwereke amaji zanjye. Yeah, ngaho nyereka amaji nanjye nkwereke amaji. Yeah man. Yes, akwereke maji nawe mwereke maji. Ubusanzwe usuje gukora maji cyangwa nyine ni imitoma y'abahanzi bya bindi byo kugira ngo mufere abakobwa? Kimwe muri ibyo. Nshobora kuba ntazi gukora maji ariko nzi kuziririmba. Sure? Yeah man. Akwana mutama kamaji. Nana mutama kamaji. Nose maji umusaba ni ihemari.
urumva Eh. maji ziri ukwinshi Mm. maji ziri ukwinshi ako nta muntu wabura akamaji Okay. Hari akamaji ariko ushaka- nkawe ntabwo nakwereka akamaji hari akamaji ushaka gukorera umwana nawe akagukorera. apana umwana nta mwana ukorerwa amaji None se uri kuririmbira umukecuru nabo batema amaji. oya apana maji Eh. maji urumva maji ntabwo umuntu maji zikorerwa abantu bose biterwa ahubwo n'uwo ari we maji zikorerwa abantu bose ariko nkawe se ubu nagukorera amaji Wapi? mu ndirimbo oya ntabwo nagukorera amaji mu ndirimbo Oh yes. kereka ibyo bintu mbifiteho ubuhanga bundi bwa maji wenda wowe uri gushaka kuvuga Nyine maji rega iriya ndirimbo irimbye ni y'urukundo. None uri kubwira umwana ngo nkorera amaji nanjye ngukorere ngaho nkorera amaji nanjye nkwereke amaji Okay. zanjye Umwana we aragukorera amaji wowe uzimwereka izawe. oya turerekana amaji turerekana amaji Cyakoze ubundi abantu mbanyereye n'ingayo mani abantu baza bakatuzanira utundi tuntu Yeah, man. duhishwe kuko iyo boro yawe irahishwe. irahishwe Nose Mr Kivuma umeze neza umeze neza wariye nariye ahubwo wowe wariye wanyoye oya ntabwo njyanywa urarya nunywe amazi ubwo se unyari nywa amazi nose ubundi urashaka kunywa iki kintu kitari amazi. nanjye nari ntekereje ko uvuze fanta kandi sinjyanywa fanta Amata oya ntabwo njyanywa oya se nywa amazi akoso vuka ibyumba mugari nanga zibayo ubwo ariko haba amazi oya se haba amazi nose uzi koga magazi na ngarama magaze nzi koga magaze uzi koga na ngarama pana ngarama uzi inyogo zingahe papa imwe gusa inyogo yanjye uzi inyogo abo ikiganiro cyose kiraza kuryoha kuko inyogo yanjye ari njye vibe ndazifite ari nawe umeze neza none njye ndazihorana fo bameze nk'umuntu ugiye kurwana oya ubu uri ready ubu uri steady ubu uri tayari keep it up brother. Noneho rero Kivuma tubwire uri umuhanzi umaze iminsi ingana iki uri umuhanzi umaze igihe kingana iki mu buhanzi ese kwandika urabyandikira production urayikorera ibintu bijyanye no kugira ngo usohore igihangano hanze bigusaba iki bigenda bite garagaza cyangwa se tubwire imbaraga bigusaba. Mbere na mbere binsaba kuba nyine mbishaka numva ari ibintu nkora mbikunze icyo niyo kintu buri muntu wese abantu bose uzabona biva kuba abikunze kandi kubishaka no kubikunda nyaka wenda kari ibintu bibiri bitandukanye ariko biva kuba ngiye mbikunze kandi mbishaka icyo iyo kivuyeho ibindi byose birikora ibijyanye n'imyandikire na production imyandikire yo ndabyikorera uriyandikira warize wize ibiki ntago nasoje amashuri yisumbuye ntago nashoje ayisumbuye warangije icyiciro cya mbere rusange cya Troncome narangije icya mbere rusange n'icya kabiri mfataho duke bishoboka ubwo muri duke wize amashuri abiri yisumbuye atatu mu wa gatandatu waraharangije se abiri yisumbuye warangije mu wa gatatu secondaire wagejeje mu wa kane wize ibiki nigaga MPG wari n'umuhanga petit kabone nubwo waba uwanyuma aho ngaho wari wiyemeye oya ntago ari ukwiyemera hari igihe sinakubwiye ko nyine ibintu biva kuko ubishaka kandi ubikunda niho hantu ibintu byose bituruka bundi umuntu ubwo nyuma yo kubishaka wumva ubikunze ibindi byose birikora kabisa birikora ikindi nshaka kuva ibinga nk'umuhanzi noneho duhe inzi ntago mva ibinga nk'umuhinzi uri kubona ntago mva ibinga nk'umuhanzi nuva ibinga nk'umuhinzi urava ibinga kuva ibinga nk'umuhinzi njye mva ibinga ntago mva ibinga nk'umuhinzi ahubwo mva ibinga nk'umuhanzi uzihe ndirimbo zanjye muyihe njyana afrobeat brother none tubwire rero urugendo bigenda gute kugira ngo wandike indirimbo kugera aho iba igihangano wahereza abantu igitekerezo kiza gute dusangiza urugendo rwawe kugira ngo indirimbo igere irangiye njye navuga ngo ni nk'ibintu ubundi kuririmba mba numva nta muntu utaririmba ahubwo kugira ngo igihangano kigere aho kigera nyine abantu bagifate nk'igihangano babona ari indirimbo waririmbye wakoze amashusho nyine biba byasabye imbaraga nyinshi biba byasabye imbaraga nyinshi hari abantu nyine baba bagiye babikoraho ntago ari njye nyine kuko njye nimba nanditse indirimbo ntago nazango nyikuririmbire gutya
bihite birangira ngo ejo cyangwa ejo bundi bizambyarire n'umusaruro kandi aricyo kintu abenshi wenda baba batagitinga. Indirimbo ushobora kuyandika ukajya muri studio mu producer akayikora, hanyuma hagahaza n'umuntu ukora amashusho, nyine ibintu bigenda ari uruhererekane gutyo tu. Nk'uko udashobora gufata ijambo rimwe ngo uryandike rikomeze ari ijambo rimwe ryisubiramo ngo bibyare indirimbo. Uko utondekanya amagambo nyine hariho n'abandi bantu bari buze gutondekanya imirimo bikaza kubyara cya gihangano ariyo kiri buvemo cyitwa indirimbo. Ariko nk'amagambo mba mbivuzemo uko mbikubwiye ntago ariko kuntu nyine bikorwa. Ushobora nko kurara nk'ijoro rimwe 2 3 urumva ni amasaha arenga 70 nangahe uba ufashe hakavamo nk'indirimbo y'iminota 3 n'amasegonda 30. Mu ijambo rimwe nyine urumva ukuntu umuntu ashobora gufata iminsi 3 agakuramo nyine ikintu cy'iminota nk'itatu cyangwa 2 n'amasegonda runaka kikitwa indirimbo. Nyine bari ikintu gihambaye kinaremereye. Ewana shout ku muntu ufata uwo mwanya akabikora nyine akicara akandika indirimbo. Nkeka ko mu Rwanda nta bantu bajya barenza iminota 3 4 bakabije 4 wenda. Rero umuntu ufata iyo minota 4 ntugire ngo aba yanditse indirimbo mu minota 4, ntago bishoboka. Ashobora kuririmba muri iyo minota akaba yaririmba indirimbo y'iminota 4 yarayanditse mu gihe kingana guhera ku minsi 3 gusubira hejuru. You mean ko wandika indirimbo mu minsi 3 4 n'icyumweru kuzamura? Hoya biterwa ntago ari buri indirimbo yose. Biterwa n'ubworohe bw'indirimbo. Hoya apana ubworohe bw'indirimbo. Ngende kukubwira ukuntu nyine abahanzi ibintu ukuntu bikorwa. Ntago ndi kuvuga nyine nk'umuntu utabikora cyangwa umuntu utabibamo. Ngiye nshobora kwandika indirimbo aka kanya nkagira nk'igitekerezo. Avuga ni ndumva ngize igitekerezo kimeze gutya na gutya wenda kuko muri ana telefone nkahita mfata phone nkahita nka recordinga ako kantu kugira ngo naza kwibagirwa kuko turibagirwa nyine. Noneho ngiye naza kuba nitonze ka kantu nkicara nkakaririmbaho nkakibutsa nkongera nkafata phone nkabyumva then nkahita nkomeza byatari. Production yawe ikorerwa ibyumba cyangwa ikorerwa muri Kigali? Nyinshi zikorerwa i Kigali. Kuri dakorera iwanyu n'aba producer bariyo beza bari kuri level yawe muri make warabasize. Oya ntago ukubasiga nta muntu usige wawe. Abanyamusazi ntago uri kuri level yawe. Sorry, abanyabyumba abantu mu majyaruguru ntago uri kuri level yawe. Oya turi ku rwego rumwe, turi no kuri level imwe, ahubwo dutandukaniraho nuko bakora bimwe nanjye nkakora ibindi, ariko byose birangira n'ubundi bihuriye hamwe. Muri umuziki nabo bashobora gukora ibindi bintu nyine bikaryoha kabisa, nuko nanjye muri muziki yanjye ikaryoha. Man. Rero akenshi production yanjye ikorerwa i Kigali, haba amashusho haba amajwi n'ibindi nkabyo. None se brother, umuntu akeneye ibihangano byawe yabibona he? Ese ufite ibihangano bingana iki? Ngewe ubu ngubu umuntu guhera ubu ngubu kugeza ubu deja mfite indirimbo 5 ziba kuri YouTube channel yanjye. Indirimbo 5 zose ziri hanze. Akazi karabonetse. Akazi uretse no kuboneka gasanzwe gahari. Urumva tuba mu gihugu kirimo umutekano kimeze neza koko gisa neza. Vuga ngo igihugu n'u Rwanda ariko igihugu n'u Rwanda. Ese hari ikindi gihugu tuzi? Hoye ngira n'ikindi nanageramo uretse u Rwanda mvukamo nkunda nyine rwambyaye. Igihugu n'u Rwanda. Rero nge ibihangano byanjye biba kuri YouTube channel nyine kuri buri social media zose. Amazina yanjye ni Simba Kivuma, umuntu wese wifuza kunshyigikira. Simba Kivuma. Simba ariko jya urivuga utafite ubwoba. Mba mfite ubwoba. Ntukarivuga ufite ubwoba. Naringize ngo ufite ubwoba. Wewe jya urivuga udafite ubwoba. Bameze neza. Kuko ntago nayo ubwoba yamana. Umuntu wakwifuza kunshyigikira kunsapotinga mbese nukunkorera ibisabwa ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Zivuga abantu bakugereho baguhe. Yaba YouTube channel ni Simba Kivuma, Facebook ni Simba Kivuma, TikTok ni Simba Kivuma, Instagram naho ni Simba Kivuma. Ariko izo Simba Kivuma zanditse mu Kinyarwanda cyangwa? Mu Kinyarwanda Simba Kivuma. Just mu Kinyarwanda. Si Kinyarwanda se undi kumva. Numvaga Kivuma ngiye natekerezaga ari ibindi biboro. Kivuma wakekaga ari nk'iki? Ntago ikivumo. Koga ngarama. Kivumo. Wakekaga ari nko koga ngarama. Nakekaga ikivumo. Apana ikivumo. Igiti cy'umuvumo. Umuvumo. Aya ni Kivuma apana Kivuma. Kivuma bro. Simba Kivuma dutema kandi karirimbo gato kugira ngo vibe zigomeze zigaruke kuko ndi kuganiza cyane nkabura vibe. Kindi nshaka swege ku maso yawe. Nshaka swege ku maso yawe. Noneho babana ujye uririmbira bavuga ati cyokoze ufite n'impamvu yo kuko ugomba kumenya ngo abaririmbyi muririmba indirimbo z'inkondo ku bahungu. Mani muri kuririmbira abakobwa tujye tuvugisha ukuri. Rero baririmbira. Bareba se. Baririmbira bareba. Mengetse umutwe.
uko ushaka uko mbishaka. Oya nta muntu ntago waririmbira umukobwa utamureba cyane iyo uririmba indirimbo z'inkundo. Baby ngaho tuza Imana niyibiza uburyo ngukunda ukora ibidasanzwe binyuza umutima nabivuga ndanguruye uretse no kubivuga nabyerekana ese ubisigino ikigaragaza ntukibona baby ndagukunda uko ubikora kose baby ndagukunda nukuri ndagukunda uko ubikora kose baby baby ndagukunda uko ubikora kose baby ndagukunda nukuri ndagukunda uko ubikora kose baby ndagukunda ntabwo uraza usuruka oze vipi ndagukunda uko ubikora kose baby ndagukunda ndi muri to nukuri ndagukunda uko ubikora kose baby niba icyo abakora mani ibintu byaryo byose rega ibiki mani jya ubwira abantu ibintu biba mu rukundo nyine uko abikora kose mwihaye byo kuzimiza ntabwo mba njimisha ibintu nyine biba mu rukundo ibyo akora byose ibyo yankorera byose reka tubare ko uwo mukobwa ari umukozi wo mu muhanda cyangwa se ari wa muntu basukura imihanda urabikunda ibyo mbaye brad urabeshyi ntabwo mbeshya none se utekereza ko uriya mukobwa ukora biriya bintu nta muntu bakundana agira nyine aramufite ariko ntabwo amubwira ngo baby ibyo ukora byose ndabikunda ikintu cya mbere agomba kubanza akamukundira ni ugukundira umuntu icyo akora ariko ukundira umuntu icyo ari cyo ntabwo umukundira icyo akora papa oya icyo ari cyo no mu cyo ari cyo n'ibyo bintu biba birimo okay okay Mr. Kivuma nizere ko mumeze neza abantu mukomeje kudukurikira ibindi nababwira ngo ibintu ni bonfire uyu munsi nakiriye umuhungu yo naguciye mwijja kukunda kubaza abantu ngo wizere ko bameze neza none se ndishobora ko bameze neza utameze neza bafite possibility utameze neza se bigenda naye ndavuga nizere ko bameze neza utameze neza yihanga rero se mbikore iki ubwo umuntu utameze neza ugomba kumenya ko nari umuremyi papa sindi umuremyi w'umuntu ariko nge ndumwe Imana yaremye mu ishusho yayo nandi ndumwe mu bantu igihe kimwe mba meze neza ikindi gihe nameze neza ariko se bimbuza uhuye n'umuntu utameze neza wamufasha ndamubwira ngo pole ese wowe meze neza meze neza ndakubwira ngo meze neza oya ntumbwire ngo pole kandi meze neza bro umeze neza urishuwa meze neza kabisa okay Kivuma man noneho rero ubu ngubu mu ndirimbo eshanu ndakeka kumaze nko kuduha nk'ebyiri cyangwa imwe oya nta ndirimbo y'imihanda ufite sitari nta ndirimbo y'imihanda ufite itari indirimbo y'urukundo ndayifite batemo It's my time mureka mbivuga uwo bifasha bimukore ku mutima reka homorwe n'iyi nkuru agahinda gashira kibagara gakwame nkatiyeho mu nsarira studio school mafata nk'ukuzimu kurutuku mu gasharu njyamakumbura abasore n'inkumi ndetse n'abakuru muca imigani mudasize n'imigufi muri urugero rwiza mwese mbafata nk'abimena ariko my father urugero yo my mother urugero yo urugero urugero yo ariko my father urugero my father urugero 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 yo my father urugero my mother urugero aba brothers muringe abantu bose bambereye urugero n'abambereye urugero rubi ndabashimira ubundi urugero kugira abantu babyumve neza umuntu wese akubera urugero rwiza n'urubi bitewe n'ibyo agukoreye umuntu agukoreye ibyiza aba urugero rwiza yagukorera ibibi akakubera urugero rubi ariko ingero zose ntabwo tugomba kuzikurikiza brother abari kuzitanga si ubwo ntibaba bazikurikiza oya abazitanze rega ntabwo turiho ngo twigane ibibi turiho ngo tuba abantu Imana yaremye mu buntu bwayo kandi tube beza nk'ab'Imana okay noneho rero dusoza ndagira ngo ugire wishubwira abantu bagukunda bagukurikiye kubera ko ikiganiro cyacu abantu bose barabizi nakagaruka uyu munsi urakwakira ukaza ukabakubita bo ejo tukakwakira ukabaza ukabakubita izindi ikindi bamaze kugera mu rugo iyo wageze hano ni mu rugo abari mu rugo kabisa ndayo ejo n'ejo bundi uragaruka ukongera ukabaha sibyo uri tayari kubaha ndi tayari kabisa noneho rero ndagira ngo ugire ikintu babwira ugire ikintu basaba ugire mbese umwanya n'uwawe wo kugira ngo niba hari icyo basaba ukibabwire niba ari icyo ubateganyiriza ukibabwire ubundi ubakubite mani mbere ndagira ngo mbashimire
cyane Yes. abakunzi n'abafana ba The King Oze, Yeah. nkanashimira abantu banjye by'umwihariko n'abantu bakoze subscribe by'umwihariko noneho nk'abantu banjye ba buri munsi dukorana twirirwana. Ndagira ngo mbabwire ko mbafitiye indirimbo nshyashya yitwa Umunyenga, isanzwe ihari, bamwe basanzwe banayizi, ndashaka kubakorera video yayo, irahari natangiye kuyikoraho. Nk'ibisanzwe indirimbo zanjye, ibintu byose, ibikorwa byanjye byose nkorera abantu nyine muri rusange bisangwa kuri YouTube channel, unsapotinga ibintu byinshi. YouTube channel yitwa Simba Kivuma. Umuntu wese wakifuza kunsapotinga nubwo buryo yabikoramo, kuko kunsapotinga amafaranga n'ubundi urayama njya gukora imiziki uzayisanga hariya. Ariko n'ubundi aje akakubwira toke amafaranga yo kuguha, ahubwo we andika indirimbo bijyanye n'ibi bintu, tugende studio tuyikore, dukore audio, dukore na video, ubundi ya uploading indirimbo ijyanye n'ibyo bintu we ashaka. None se urumva haje umukire akakubwira ati ngende kwamamaza wenda produit runaka cyangwa ari kwamamaza Oze King. Turashaka wandika indirimbo kuri Oze King, uzi ibyo akora, uzi uwo ari we, cyangwa se tukabikubwira, tuyijyane studio, tuyirecording, niturangiza tuyikorere video, tuyuploading kwa Simba Kivuma, ubundi tuyikorere promotion. Ni wabyemera cyane? Wow. Nabikora cyane. Abantu rero bumva uko ibintu bihagaze, abantu bumva uko Kivuma ahagaze mu muhakazi, kandi ikindi nizere ko mwamaze kumva ari umuvokaliste mwiza. Kivuma abantu bagusanga he bashaka kukurikira cyangwa se kuba bagusupportinga muri ubwo buryo bwo ku mbuga nkoranyambaga zose, YouTube channel hose ni Simba Kivuma. Ni Simba Kivuma ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga. Nanjye nawe uri Simba Kivuma. Nanjye ni Simba Kivuma. Okay, noneho itubatera yamp unababwira ati ciao bakubita akantu kanyuma, ubundi basezera, umwanya no wawe. Ikindi kuri Oze King, icyo nababwira ko ikiganiro Street Talent nakagaruka, kandi ndababwira ngo show mpaka last kabisa. Baby ngaho come slow, ibyo kugukunda by'urabizi ko mbikora cyane. One umwari ufite quality, cyo gufite ngo yashashere kamwe miliki, kugumwanya bimarira ufite facet zinkurura, nasanzuri mwiza nyingurira mu mutima wawe, urwo rukundo nze ndugotomere. Baby ufite utuntu wikora nkibona natwawe yo, reka nguhe urukundo ukomeze wiyumvira umunyenga, reka nguhe urukundo ukomeze wiyumvira umunyenga. Umunyenga. Asante sana abantu banjye, ndabemera byatari. I love you so much. Mwibuka ko nkorera subscribe, munyaruke no kuri Oze King TV mumukorere subscribe. Thank you. Oze King. Show mpaka last.